kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa 12 kwa gatandatu ushize ku itariki 12 Mata 2025 ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye no mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane ku bakoresha urubuga rwa X hatangiye gukwirakwira poste y'uwitwa Surahirwa Moses abenshi bamenye nka Motion. Ni poste rero yagarukaga kuri byinshi bitandukanye uyu mugabo aherutse gushyira ku rubuga rwe rwa Instagram, nubwo iyi poste yaje gusibwa nyuma yo kuyishyira ku rubuga rwa Instagram. Benshi mu bakoresha urubuga rwa X bakomeje gukwirakwiza post z'uyu mugabo ndetse banagaragaza byinshi bitandukanye mu byo rero uyu mugabo yatangaje bisa na byatunguye aba atari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mbere yuko nerekeza ku byo Moses yatangaje, ndaza kukubwira amateka y'uyu mugabo, nkubwire byinshi bitandukanye mu byagiye bimuranga mu myaka igera kuri 3 ishize, cyane cyane ubwo yakoraga ibikorwa byatangiye kwibazwaho n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yagize ati mu byo yanditse bitaratangazwa n'ikinyamakuru icyo ari cyo cyose nk'uko bivugwa ko ari we wabyanditse, ariko by'umwihariko abenshi bakibaza niba imbuga ze nkoranyambaga zaba zahakinzwe nk'uko abenshi bakunda kubivuga, kugira ngo rero bagaragaze ko hari uwabinjiriye agakora ibitandukanye n'ibyo bari basanzwe bakora. Yagize ati sindababarira Kagame n'Inkotanyi zose, n'ubu turacyahirwa. Byakari bimwe mu byo yanditse abikaba byaciye ku rubuga rwitwa Kwanda Season, akaba ariho yabyanditse ikuye. Ikindi kandi yagize ati nakuze nanga Kagame n'Inkotanyi zose bro. Icyambere Inkotanyi zafunze data pasteri zimuziza ubusa. Agira ati rero icya kabiri, bwa mbere nagiye mu mujyi wa Kamembe nari ngiye gusura papa afungiye Icyangugu ndi kumwe na mama ku myaka 6 gusa ya mavuko. Icya gatatu yagize ati Inkotanyi yakubise papa umubyara ikiboko ari gushaka uburyo rero yansuhuza kubera iminota mike rero babahaga yo gufata ingemu twabazaniye. Yansubiye cyangwa se yasubiye mu gihome rero ntamubonye ntaramusuhuje nk'uko yabyanditse. Icya kane mu byo yanditse ntago kigaragara neza, gusa icya gatanu yagize ati ntabwo nigeze nkunda data nubwo nta cyaha yakoze, nongeye kumwiyumvamo baramufunguye. Iyambatije muri ADPR mfite imyaka 16. Icya gatandatu mu byo yanditse yagize ati narayindira ubwo Allah akaba rero ari ijambo yakoresheje bivuga face lady, yambwiraga ko His Excellency azambara ishati na hanze. Icyo gihe rero avuga ko yari afite imyaka 28. Icya karindwi yanditse agira ati sindababarira Kagame n'Inkotanyi zose nk'uko yabyanditse kuri poste rero ya Kwanda Season, nk'uko abenshi bakomeje kugenda babigaruka mu byatangajwe n'uyu mugabo Moses. Ise Turahirwa Moses watangaje aya magambo ni muntu kibenshi bamwita Motions kubera inzu y'imideli yise Erizina arikomatanije. Moses ni izina yiswe n'ababyeyi ndetse fashion akazi ke ka buri munsi, nubwo abantu benshi batangiye rero gutungurwa n'ibindi yakomeje kugenda agaragaza. Turahirwa Moses kandi no musore y'imyaka kugeza kuri 36 washinze inzu y'imideli ya Motions izi gukoraho imyenda igaragaza umuco nyarwanda. Benshi mu bakora imideli n'abanyamideli muri rusange bamureberaho, dore ko rero hari byinshi amaze kugeraho muri urugendo. Motions kandi yagize izina rikomeye cyane binyuze mu gukora imishanana yambarwa n'abasore mu mihango yo gusaba no gukwa umugeni. Imyambaro yayo kandi itakishijwe imigongo mu buryo butandukanye, ifite amasaro y'ibara ry'umweru n'umukara byizihiza benshi. Imyenda kandi y'inzu ya Motions yambarwa n'abarimo abayobozi bakuru b'igihugu, abanyamakuru bafite izina rikomeye mu Rwanda, abahanzi, aba DJs bagezweho ndetse n'abandi bafite inyota yo guteza imbere ibikorerwa mu gihugu cy'u Rwanda. Turahirwa Moses yavukiye mu karere ka Nyamasheke aho yize amashuri abanza n'ayisumbuye. Yakuze kandi nk'abandi bana ariko agakunda gukora utuntu tw'ubukorikori, akanakunda kandi kwambara neza. Rimwe na rimwe akajya akorera imyenda bashiki be igihe babaga bakoze ibirori. Ubuzima kandi yakuriyemo mu muryango we nibwo bwatumye yisanga mu budozi. Ni yari umudozi mwiza wafumaga ibitambaro akabitakisha intebe zo mu ruganiriro ndetse n'ibindi. Gukunda kandi kwambara neza abikesha imyenda yihangiye byatumaga yumva ko igihe kimwe azikorera ibi, kandi ngo byaramutandukanyaga n'abandi bana mu ishuri bavuga ko rero azi ikwambara. Muri 2010 kandi yaje mu mujyi wa Kigali kwiga kaminuza mu ishuri rikuru rya IPRC Kigali, yiga ibijyanye n'ubwubatsi civil engineering mu ishami ry'amazi. Muri iryo shuri kandi yanahambikiwe ikamba rya rudasumbwa. Asoje amasomo abonye ibiraka, ariko urukundo rw'imashini yo kudoda rukomeza kuganza muri we, byatumye kandi yiyemeza kubyinjiramo byeruye. Bamwe mu nshuti ze nabo rero mu muryango ntibamushyigikira, bavuga ko rero yakabaye akora ibyo yize. Moses yatangiye kandi gukora ndetse mu mwaka wa 2015 ashyira ku isoko imyenda ye iya mbere irakundwa, bituma yiyemeza kwandikisha Motions ku kigo cy'igihugu cy'iterambere RDB, ndetse rero atera n'intambwe yo kwihugura. Muri Kanama kandi 2020 yabwiye ikinyamakuru Inyarwanda ko yatangiye Motions ahanini biturutse
kuko kandi yarakundaga kumurika imideri no kuyihanga. Avuga ko kandi atangira iyi nzu y'imideri yabonaga itazaguka kandi ngo rero yabikoraga nk'ibintu byo kwishimisha. Yakoze kandi amahugurwa atandukanye ashamikiye kuri uyu mwuga n'ubucuruzi, ku buryo rero avuga ko yamweguriye akanamwagura mu kazi ke ka buri munsi. Turaribwo kandi avuga ko yinjiye ku isoko ryo mu gihugu cy'u Rwanda yabanje kwitegereza ibyo abandi bakora kugira ngo atazagira uwiyigana nk'uko yabigarutse. Avuga ko kandi benshi bari bamenyereye gukora ibitenge, wahitamo gukoresha amatisi ariko akayongerera ubwiza yifashishije amasaro. Ikindi kandi yabikoze mu rwego rwo gusigasira umuco w'u Rwanda, guhesha agaciro made in Rwanda asanishije n'imyambarire igezweho. Icyo gihe kandi agira ati, numvaga ari umwihariko ndi ubushake werekana u Rwanda, werekana umuco wacu cyangwa se ubwo bukorikori bwa kinyarwanda bw'abanyarwanda, ariko nkagerageza noneho no kubishyira ku myenda nkabihuza n'imyenda igezweho. Uretse kuba kandi yaregukanye ikamba rya Mr EPRC Moses kandi yanabaye igisonga cya mbere cya rudasumbwa Afrika muri Afrika rero mu mwaka wa 2015 muri Africa International Mr. Ubu kandi ari kugarukaho cyane cyane ibitangazamakuru byinshi bitandukanye. Nyuma yaho rero uyu mugabo yakomeje kugenda atangaza byinshi bitandukanye. Mu nkuru kandi ikinyamakuru Igihe yo muri 2023 ku itariki 12 z'ukwezi kwa mbere, ni inkuru ifite umutwe w'amagambo ugira uti, mu mutima w'ibyakozwe na Moses Turahirwa wa Motions. Iyi nkuru ivuga ko rero byinshi bitandukanye kuri uyu umugabo, cyane cyane bagaruka ku rugendo rwe. Avuga ko byatangiye muri 2021, yandika ku mbuga nkoranyambaga ko yabaye engaged, muri make ko yabonye umukunzi, ariko iyi nkuru kavuga ko ibyo ntacyo byari bitwaye rwose, no kubona umukunzi ni byiza. Mw'abantu mwe ninde utifuza umukunzi? Umukunzi rero gutetesha, akagutonesha, akakuguyaguya, akaguhoza utarahugura, akaguha rero urutugu rwo kuririraho ubabaye. Uwo mwese ndamubifurije. Byakomeje iyi nkuru igira iti, yaje kujya Musanze afata ifoto n'ubundi rero itaravuzweho rumwe, igice kimwe cy'umubiri we kigaragaza ubugambure. Iby'abantu kandi barabyakiriye, babyita ubuhanzi. Ubuzima burakomeza. Nyuma kandi haje ibiriya mwabonye by'amashusho ya Moses Turahirwa yambaye ubusa ndetse ari no gukora imibonano mpuzabitsina n'abandi bagenzi bayo, yakorewe mu Ngata, n'amafoto yagiye hanze mu mpera z'uwo mwaka kandi no mu kwezi kwa mbere, bigaragara ko yari ari kwifotoza mu buryo yatekerejeho kuko yafataga poses zitandukanye, aho abantu rero ikindi kandi basanzwe bafatira amafoto bamutera imirabyo hakoreshejwe kamera ya Canon. Ibi iratinda mu minsi kandi yashize. Icyo gihe muri iyo nkuru yo muri uwo mwaka yavuze ko umuntu atekerezaga made in Rwanda Motions akaba ariyo iza bwa mbere mu ntekerezo, kuko yasaga niyavanyeho kuba imyambaro ikorewe mu Rwanda ridoze mu bitenge gusa. Yo rero izana impinduka irimo rero imigongo kugeza amaginga ya siko bemeze, rurangiranwa cyangwa se raranganya amaso hirya yawe. Urasanga rero abahanzi b'imideri baragwiriye kandi bakora ibintu byiza pe. Nibyo rero gushimira Turahirwa kuko yatinyuye benshi, ukamenyekana ndetse no kumenyekana kwa Motions kwajyanye n'ikintu kimwe, ibiciro bihanitse umunsi ku wundi. Turahirwa kandi yazamuraga ibiciro by'imyambaro yakoraga, ku buryo rero byageze aho yisanga ari gushyira rero ikiraro hagati ye n'abandi, ndetse by'umwihariko n'abakiriya bambaraga iyi myenda. Uzasanga kugeza kuri ubu ngubu ibiciro bye hari nk'aho iyi shati yo muri Motions aguraga amafaranga 197 mu gihe ipantaro aguraga 417 cyangwa se na 17 mu gihe umupira waguraga amafaranga y'u Rwanda 300. kandi kuvuga amakerero mu gihe tuzi ubushobozi bwa none n'ibiciro ku isoko bitoroshye. Uyu mugabo rero nyuma y'amagambo yatangaje ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, cyane cyane rero amagambo arimo urwango ngafitiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, abatari bake bakomeje kugenda bibaza ku mitekerereze ya Moses Turahirwa ndetse banibaza icyaba cyabaye. Hari benshi babisanishije no kuba uyu umugabo ngo yaba rero cyangwa se imbuga ze nkoranyambaga zaba zahakinzwe cyangwa se zinjiriwe n'abahanga mu gukoresha ikoranabuhanga. Gusa benshi bakagaragaza ko rero ibyo uyu mugabo yatangaje bidahuye habe na gato. Ikindi kandi binagaragaza icyo atekereza ku ruhande rwe, cyane cyane ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse by'umwihariko na byinshi bitandukanye yifitemo mu mutima we kubirebana n'igihugu cy'u Rwanda. Hari benshi rero batandukanye mu influencers bakoresha imbuga nkoranyambaga bakomeje kugenda bagaragaza ibyo uyu mugabo yatangaje, nubwo iyi post yaje gusibwa nkuko amakuru mfite kugeza kuri ubu ngubu akomeza kugenda abigaruka. Hari andi makuru kandi avuga ko Moses kugeza kuri ubu ngubu atabarizwa mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ikindi kandi ashobora kuba barizwa hanze igihugu cy'u Rwanda. Benshi bakabihuza no kuba uyu mugabo yaba yararehenzwe binyuze rero mu byo igihugu cyamukoreye
ndetse n'ibyo we ku giti cye yakomeje kugenda agaragaza, bisa naho rero byateye benshi kwibaza icyaba kimuteye guhinduka nk'uko abenshi bakomeje kugenda babyibaza. N'ibitekerezo bitandukanye nagiye nkusanya byanditswe ku rubuga rwa Twitter cyangwa se rwahoze rwitwa Twitter kugeza kuri ubu ngubu akaba ari urubuga rwa X. Gusa bimwe rero muri ibyo bitekerezo ntago nabitambutsa hano kubera ko haba harimo ibitekerezo bigiye bitandukanye by'abantu batandukanye, ntabwo rero nshobora kubitambutsa hano. Gusa rero ibyo byinshi byagiye bitangarizwa ku rubuga rwa X na benshi batandukanye kandi bagaragaza banibaza impamvu uyu mugabo yabahisemo gupostinga byinshi bitandukanye kubirebana n'aya magambo. Reka mbashimire, ibitekerezo ni ibyanyu, umwanya n'uwanyu kugira icyo mutangaho igitekerezo cyane cyane kubirebana n'aya makuru. Ndabashimiye, mugire umunsi mwiza n'ibihe byiza, ari nako mbabwira ngo mukore kuri subscribe mubabambire mu kubona amakuru yacu 5 kuri 5.